Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, bifurije kugubwa neza no kubona ukuboko kwiza kw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Imana ibagire neza, Imana ibanezeze. Turi ku wa kane itariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Ni umunsi w'155 w'umwaka. Haleluya! Ndashima Imana yuko tugeze muri iyi minsi. Mu by'ukuri bigaragara yuko iminsi isigaye ngo turangize umwaka ni mike cyane. Wowe watangiye umwaka ubona utazawurangiza, tangira ushima Imana, hari ibyiringiro. Tugeze rero ku gice cya 535 kiri imfasha ry'umunsi. Ni Fulgence Mutabaruka nk'ibisanzwe. Umunsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo how to stay in the spirit in the world of social media. Reka nsubiremo, how to stay in the spirit in the world of social media. Ningerageza kubikira mu Kinyarwanda, ntago Icyongereza ndi umuhanga wacyo cyane kandi Kinyarwanda okay, ariko hari igihe ushaka topic ukagerageza kuyishyira muri ikaza kumvikana cyane, ariko cyangwa se ukabona rimwe na rimwe ntibaye ndende cyane bikabije. Niyo mpamvu rimwe twifashisha indimi tutumva cyane cyangwa se tutarabahanga muri zo, ariko kugira ngo wenda topic yaje kumvikana. Ariko iyo tushyira mu Kinyarwanda yaza kuvuga ngo uko wakontorora, uko waguma mu mwuka. Yes, uko waguma mu mwuka mu isi ya social media. Uko waguma mu mwuka cyangwa se uko waguma mu mwuka wera mu bihe byiza. Yes, uko waguma mu mwuka mu isi ya social media. Iyo tuvuze isi ya social media ni ikintu cyose umuntu yumva. Nta muntu utumva social media. Ni ijambo ricicikana mu mitwe y'abantu cyane. Social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga, ndumva ari byo mu Kinyarwanda, ni ibintu bica mu matwi y'abantu cyane. Bica mu mitwe y'abantu cyane. Hanyuma ndumva mu gice cyatambutse cy'ejo twaraganira ibintu byinshi cyane bitandukanye, wenda ucyumvise byaba byiza. Uhereye ku gice cya 532 ugakomeza, nuza kumva n'iki ngiki biraza kugufasha. Imana igumugisha. Kandi bene data, ndabashimira abakomeza gukora subscribe, abakomeza gusangiza abandi ubutumwa bwiza, muba mudushyigikira. Ishene yacu ntabwo ihemba. Rimwe na rimwe mbikora mifatanya n'akazi kanjye ka buri munsi. Ndi umwe mu bantu batagira akazi gakeya, ariko bitewe nuko ari umuhamagaro, bitewe nuko mba numva nshaka kugira ngo dukomeze kuganira. Niyo ntuje gato akazi kanganje nanjye nihugiyeho, ntago mbona amahoro. Mujye mubabarira, biragorana. Muzabona hari igihe mumara inyinsi mutambona. Mu by'ukuri ntago biba byoroshye. Hari igihe ngera akazi kakambana kenshi nanjye nkibura, ariko umwuka w'Imana yansaga avuga ati ariko abantu bagiye kutababwiye, nuko nkakomeza nkarwana, nkakomeza nkasunikiririza. Niyo mpamvu mubona rimwe na rimwe ubutumwa dutambutsa ntago abantu babukunda. Ntago ndi intyoza mu kuvuga, ariko mvuga ko Imana inshoboje. Nta rwenda n'ibyo mvuga cyane bisize umunyu cyane, ariko Imana ibyo duhaye n'ibyo dutambutsa. Hanyuma kandi nongere kubiseguraho, hari igihe rimwe na rimwe abantu bashaka topic isa nkaho zikaze, ugashaka amatambonera akaze cyane, ibintu namwe muza kugenda ugasamura bahaye na topic zitari mu byo yavuze kugira mukunde murebe. Ibyo byose ntago mibasha, hari biyo mpamvu ubona rimwe na rimwe views zanjye zitazamuka. Ariko nk'abasubscribe mfite ibihumbi hafi 10 bingahe, ndabashimiye mwemeye kubana nanjye. Hanyuma rero iyo ukoze subscribe ugasangiza abandi, ndabashimira n'abandi bajya bagerageza gushyira iki cyigisho ku status yabo bagasangiza abandi. Muba mwamfashije gukora umurimo w'Imana. Nanjye nta zindi nyungu mfite uretse ko nzagabana umugisha ngeze mu ijuru. Rero namwe Imana baho umugisha, ndize ntashidikanya yuko namwe Imana baho umugisha. Kandi namwe nyabasengera ngo Imana igihe umugisha, mwebwe mushyigikira. Namwe burya twese ntago tubashije byose, ntago bashije kuvuga ubutumwa, ariko urabushyigikira, usangiza abandi, ukora subscribe, kandi ugakora like. YouTube ibona yuko mu by'ukuri ikiganiro cyanjye gikomeza kugisangiza n'abandi, ikomeje kusharinga no ku bandi, kikagera kuri benshi. Hanyuma nawe ukavuza ubutumwa, ndetse ukoze igikomeye kiruta icyo nakoze. Imana imwishyura guhumugisha. Rero ni insanganyamatsiko tugiye kuganira rero ngo how to stay in the spirit in the world of social media. Uko waguma mu mwuka mu isi ya social media. Nkuko twabonye social media ifite ibirangaza byinshi. Ejo twavuze social media kwihuza n'ubuzima busanzwe, ariko uyu munsi wa none tugiye kuvuga social media n'umwuka. Social media n'umwuka. Social media rimwe na rimwe naje gusanga nitegereje mbona ni umwanzi w'iby'umwuka. Social media his enemy.
ni umwanzi w'iby'umwuka. Muri social media ubundi haba ibintu byinshi byiza. Cyari Imana agiye mbwira ko izampa kubwiriza amahanga, ntabwo nari mbizi, ariko njya ngenda inshuro nyinshi cyane, ngira amahirwe yo kugenda amahanga, ariko ngenda ngiye mu kazi. Nakomeje kwibaza navuga ko se Imana ko wagiye umbwira ngo nzabwiriza amahanga ni ryari, ariko ntekereza hari yuko byatangiye, kuko uyu munsi wa none unyumva, hari abanyumva bari muri Amerika, Canada, abanyumva bari mu Burayi, abanyumva bari muri Aziya, abanyumva bari muri Afurika hirya no hino hatandukanye. Bose simba nababwirije, ahari wenda wabona byari byo ngibyo Imana yavugaga. Hanyuma rero icyo navugaga, social media haba ibintu byinshi byiza, ariko haba n'ibindi byinshi byangiza umuntu, bimubuza kuba yasabana n'umwuka wera. Ibintu byo byinshi kandi byiganje. Ikindi ni ibintu bikurura amarangamutima y'umuntu uwo ari we wese, bikurura amarangamutima y'umwana muto uhereye ku mwaka 1, 2, 3, 4 kuzamuka. Ngewe agahungu kanjye k'imyaka ingahe? Agahungu kanjye k'imyaka 5 kandusha telefone. Umukobwa wanjye w'imyaka 9 azi telefone kurenza ibyonzi. Umuhungu wanjye w'imyaka 13 ibintu byinshi kuri telefone numbwira ati kora gutya, kora gutya, kora gutya, kora gutya. Munumva ko tugeze mu isi ya social media. Hanyuma ikindi navuga nuko isi ya social media nicyo navugaga, harimo ibikurura byinshi cyane, bikurura amarangamutima y'umuntu uwo ari we wese. Yego, ugiye kuri TikTok umunsi umwe nanjye ubwanjye nigeze kurangariraho kuri TikTok. Nigeze kurangara kuri TikTok, njyaho maze gusenga saa 5 z'ijoro ngiye kuryama, naje kwisanga saa 7 zingeranye. Byambayeho nk'iminsi nk'itatu, ngeze aho ngo mbona ni umwuka ukomeye cyane wakwafegitinga, wanyafegitinga, wagira ingaruka zikomeye cyane mu buzima bwanjye bwa buri munsi, mu mitekerereze yanjye, ndetse no mu buryo bw'umwuka munabyanyagiza, mpita n'icyerekezo, mpita mfata imyanzuro ikaze. Rero naje gusanga haba ibintu irangaza byinshi cyane, kandi mu by'ukuri utuntu turi aho ngaho. So hanyuma ibi ngibi rero bigatuma tutabonera umwanya Imana, bigatuma tutabona umwanya wo gusabana n'Imana, kuko mu twagana ibiganiro byatambutse twabonye isi iradusaba gukora cyane, ndetse amasaha menshi cyane. Hanyuma mu kanya gato tubonye, ugasanga tugiye muri za social media zitandukanye. Izo nababwiye, twabonyemo Facebook, Instagram, twabonyemo WhatsApp, TikTok, hanyuma tubonamo X cyabuze ari Twitter, tubonamo YouTube, tubonamo Snapchat n'izindi abandi bagiye bazi. Urumva ngiye nk'umusaza izi nizo nzi, ariko hari n'abandi bafite n'izindi bakunda gukoresha cyane, wenda bagiye bavumbura. Hanyuma rero ibi byose tuba twagiye tubamo busy cyane, bigatuma tutabona umwanya wo gusabana n'Imana. Twabivaho tukabivaho turushye, umwanya wo gusenga, wo gusoma Bibiliya ntitubone. Reka nkubwire rero ngo ntiwemerere social media igukontorora. Isi ya social media ntiwemere gutwara cyane, wikujyane. Hari abantu umunsi wa none nk'uko nababwiye, ingo zabo zasenyutse, batakibona umwanya wo kuganira n'abana, ntibakibona umwanya w'umuryango. Nawe uzare umushyitsi aragusura, mukamara mu masaha 2 muri bumarane, ugasanga isaha yose wese ayimaze muri social media, ayimaze kuri telefone. Hari ikintu nanjye nigeze kubona mu muryango, natwe bituma byagiye bitubaho. Ugasanga muratashye mugiye ku meza, ugasanga wese ari kuri telefone, umwana ari kuri telefone, umubyeyi ari kuri telefone. Ni bibi, twagiye tubirwanya kandi turakomeje. Ni urugamba rukiri rurerure, ariko ugasanga bigenda bigira ingaruka zikomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndetse no mu muryango, no muri sosiyete muri rusange. Ariko ntiwemerere isi ya social media igukontorora, ahubwo emerera umwuka w'Imana aganze. Wemera umwuka w'Imana, social media uyikoreshe, kuko ni igikoresho cyiza. Ni ahantu heza ho gukorera amafaranga, ni ahantu ho guhurira n'abantu, inshuti, ni ahantu ho kwisanzurira, ni ahantu wakwigira byinshi. Ariko nanone ntiwemere ko social media igutwara. Yesu yaravuze mu Matayo 8:20 ngo Yesu arababwira ati
ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere zifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho arambika umusaya. Yesu ntafite aho arambika umusaya. Bitewe n'iki? Kubera ko social media yadutwaye, abantu bari bize. Yesu ntafite ahantu aturiza, kuko Yesu akeneye aho aganira nawe. Akeneye ko wamuha umwanya mukaganira, mukabana, ukamubwira ibyo wumva ushaka, ukamubwira ibyo wifuza, mugasabana. Rimwe na rimwe ugiye gusaba umuntu, biba byiza iyo guhaye umwanya mukabanza mugasaba. Niyo wasabanye n'umuntu, biba byiza yuko uba wizeye yuko ikintu umusabe uri bukibone. Rero abantu benshi bifuza gusaba Imana batasabanye. Dukeneye gusabana n'Imana, dukeneye gusabana n'Umwuka Wera, nyuma tukamusaba ibyo twifuza. Hanyuma rero Imana yo mu ijuru dushoboze, Imana yo mu ijuru dushoboze kandi bani natwe, ushoboze gufata